niyo barayitwaye. Niyo barayitwaye da. Ashobotse nese nkubeki ayitwaye da agiye ku rusengero kuri peta ngero ene yaje barayitwaye hasa reba ryagaye yakoresheje ene yaje ntago umva nese uragiye mwana niko ugenda yanda wa abakosi biki gihe nabo ndimo ndinywera ubushera nuko ndi kunywera amahoro n'ubushera nano se ashari nahakubizi twenga ubushera gusa ariko nta kabwo kajya kaboneka karaboneka nyine ariko mani ibintu by'inzago hano cyane se sobisi no kujya kuvumba ahantu bagahishije kuvumba se mani ibintu byo kuvumba urumva wazabivamo ahantu bayishije wagiye kuvumba ni wabafashije ni wagize ute hamugaba we ahubwo se dore cyunga bari gutarura ahubwo ndikumva ufite experience mu kuvumba agomba kubwira ikintu ushaka gutwara yagira nakubwiraga ko muri Kigali gahunda kuko ngewe itike ndaburaho amafaranga igihumbi gusa yo kugera i Kigali ariko wowe koko iwanyu mufite ihene nyinshi kimwe nashaka ntabwo ari ukugushuka njyaho nawe nkugira inama ndagiye waravunitse nta kintu baguhayemo se ko zibyara ari ikintu bavuga ati kara nakawe fata kari agatuye muri turiya duto ukagurishe numara kukagurisha n'ubundi uzi Kigali n'ubundi wowe numara kubona amafaranga uzayohereza iwanyu ubishyuriye ihene yawe ahubwo nanjye hano nandi uteganya gukina ariko mani ibyo bizatwara igihe kinini none si kumva akazi nanjye ngomba kujya mu kazi none kandi nawe ko nagomba kukujyana urumva nese ubwo akazi ndagahomba ngo negereje ngo buduke fata ihene imwe mwene 20 mufite ihene imwe ari kibazo mfite gahunda ariko nanjye ndabitekerezaho n'undi nta duceri babo kandi ndahira cyane ndanaziragira abize wanyereka mufite n'amafaranga subundi kuki mu cyacu atayaguhaye wanyu mufite akantu nanjye ntabwo ndabimuko bicazo nshaka kuzagenda gato nabonye amafaranga y'itike narihirinze urumva cyambe kubwira wanse kamane katubyiyorere yewe ndabura y'igihumbi wowe nugurisha ihene uzahituma hagahumbi tumanuka naye ngiye kuyipanga iyo diri y'umwana ni y'umwana yakuze Kigali uramusheri wawe ntabwo yabyanga umva uriya mukobwa aragukunda byatari nabonye uburyo akwizirikaho nanabimenye ubanza tuzazana kandi ngiye nawe nshaka akavuyo k'abakobwa i Kigali yewe se nzana umukobwa i Kigali ariko umva ndamubwira amasaha yagiye kandi ngiyeyo nanjye umukecuru ni danje urumva mubwiye ko ngiye ku isantere namurana na kano kantu naranyica we tugende nubura amafaranga ihene ejo n'umunsi w'isoko ura ugahundi hasi byo babarire ejo n'umunsi w'isoko ihene uyijyane numara kuyijyana cyangwa uzambwire ngewe nkore deal wabo ngenda bimenyereye wahise kutavuga mani mbwe ufite ubwo burya umuntu ntabwo yaba ari kunshukara ako ntaribi wana n'ubundi dore se uko mbona uri mu bitekerezo byinshi cyane so happy nabirenze n'ibyo mba ndi gutekereza ndabizi
nyine wowe ufite ubwoba bwinshi ushobora no gutekereza ko ndi kukubeshya sibyo ariko wowe nugera i Kigali uzabibona nawe kanakoresha rero neza ku munsi w'isoko wowe ufite nimero yanjye umpamagare nze nyigutwaza iyo hene niba yakunaniye sibyo saa kumi za mu gitondo isoko nigenda saa 9 nta kibazo batarabyuka nta kibazo ubwo rero iyo hene uyigurishe itike iboneka rero tuzanyeho hanyuma kamera ndabona vuba rero saa 9 ubwo ni gahunda Baseshe kanya ndabagugezeho ubungubu ndi kwitegura ngiye uramagakiza narebe reka ndebe uko nakwitegura nzema gusanga nyine aho ngaho si hahandi twahuriye ubushize nta kibazo ndaje baburi ese we yo ko ninza ntago ninjira mu nzu nyine oya ni impamvu nyinshi ndabona ninjira si byose sawa ndaje no yewe umbaze baburi meze bite se umukobwa ariko ko yari arimo arakugambanira bite ngashaka kugufatisha abahungu byagenze gute bashakaga kukugambanira ngo bakwake ibintu byose ufite ra wazurumvumbaga wabikwaka ese kankubaze gakwetora uramuheruka sha yarabuze kabisa pe ni ukumutegereza tukareba niba byashoboka sha naribi nyine ubwo mu kanya ndabanje kugusura naribi sawa sawa none se komera mereye nabi hari ahantu agiye amani ntabwo mbajyana ikintu cy'ubugoryi wereka byakugeraho neza kubera ko meri nyine hari ahantu antumye yari yakwirebera ndaze sibyo